Aba ni bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu wa Nyarubande barimo kuvuga ko bashaka kugira ngo basobanukirwe amavu n'amavuko y'uyu muvuzi. Bita inkono 3 zihora zaka mu mbuga ye umuriro, ndetse zimwe muri izi nkono zikaba zirimo gutogota. Umugabo yaratubwiye ngo ni umuganga, abana bacu barasigaye baratinya kuhanyura ngo kubera umuriro gutazima aho ngaho. Iki kibazo kimaze igihe kingana iki? Umva amaze igihe uyu mugabo pe yaramvuye ndakira amaze imyaka 5 buri bwo buhamya muziho. Mumeze neza cyane, nizere ko Uwiteka yakomeje kubatiza ubuzima. Uyu munsi turi kumwe n'umuganga gakondo, niwe twaje kuganiriza, tujya tugira amatsiko menshi nkuko namwe rimwe na rimwe mutubwira ati mugiye mutuganiriza abantu benshi batandukanye. Impamvu nyamukuru usibye no kuba dufite amatsiko yo kuganira nawe cyangwa kumenya bimwe mu byo bakora, hari bimwe mu bitendo yagiye akora nko gufatanisha umugabo cyangwa niba kameramani ari bumfasha kabereka mu mashusho ho gatoya, fatanisha umugabo wari waciye umugore w'inyuma, ngira ngo yigeze no kugaruza imodoka yibwe mu karere ka Musanze. Karere ka Musanze hazwi nko mu Byangabo niba nibuka neza. Ikindi niba nibuka neza mbanza yari niwe video muraza kwireba, ndumva naribonye ko ari sawa banza ariwe mugabo wasarishije umukobwa wari amafaranga umuhungu boyfriend wiwe. Murambabarira kubanzanye mindi cano no kugira ngo ibintu byose bigire fact, bigire proof, ibimenyetso bya nyabyo. Hanyuma ngize amahirwe kuba ndi kumwe nawe, reka muganirize. Muraho neza, mwiriwe kandi murakomeye? Yego turakomeye cyane rwose. Meze neza cyane. Yego turakomeye. Nge tuvugana nitwa Eric. Nabanje kubandikira nk'ibisanzwe, ndabasaba dore ko kuri telefone ho bigoranye kubafatisha. Kudufatisha biba bigoye kuko kiretse kuri WhatsApp wenda mudusanze mu mirimo tuyirimo, kudufatisha biba bigoye kense turi online bwo biroroha, ariko cyane rimwe na rimwe kudufatisha biragorana kubera imirimo namwe nkuko mudusanze turi mu mirimo ntabwo biba byoroshye. Yego urakoze cyane. Hari akabazo warambwiye ngo nituganira nuza uzafunguka uvuge. Yego cyane. Hari akabazo ka mbere njya nibaza, ese umuntu bisa bapfuma babatutse cyangwa se ibyiza nuko yabita umuvuzi gakondo? Ibyo bintu byose biragendana nuko abubu bafite uko biyumvira ibintu. Ukwisa umupfumu ntabwo aba agututse, kuko icyo uyu munsi bita umupfumu niwe muvuzi kandi nicyo cyitwaga umuhanuzi mu bihe byatambutse. Ariko uyu munsi abantu barabivangavanga ntibamenye gusobanukirwa ngo iki ni iki cyangwa iki ni kiriya. Yego urakoze cyane, use unjyana aho nashakaga. Hanyuma ukora gute kugira ngo ubone imbaraga zo kuvura cyangwa guhanura? Ubwo bushobozi ni ubushobozi bw'imbaraga zikomeye. Izo ushobora kubonesha amaso nk'ibikorwa, n'izo udashobora kubonesha amaso, izo twite z'ikinyaruyaga. Yego. Hanyuma iyo uri kuvura cyangwa se uri gushaka imiti gakondo uyikura he kandi uyimenya ute ko izakiza? Koko nyine ukabimenya ukavuga ati iyi ngiyi izakiza. Urakoze cyane. Abakuru nibo bagiye bavuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Nukuvuga ngo natwe byinshi tubikomora ku bakurambere. Hari ibyo baba baradusigiye nk'umurage. Iyo wasigiwe ikintu nk'umurage habaho uruhererekane bwo kumenya buri kimwe cyose uko gikora nuko gikoreshwa, ukajya mu shamba ukamenyeshwa n'abakurambere ngo uyu muti wabasha kuvura iki, wabasha gukiza iki ngiki. Yego. Iyo uvuze abakurambere urumva n'uruhererekane rw'ibisekuruza. Yego ushobora kuba warabayeho ufite papa wawe, sogokuru cyangwa sogokuruza, bitewe n'imyaka ufite. Ninde wakwigishije cyangwa wakweretse inzira yo kuba umupfumu cyangwa se umuhanuzi? Ubundi twebwe turakomoka Indorwa, ariho mwana dusanze aha twibereye. Hano ureba hakurya hariya ku karwa kabasebya ba Nyirantwari, umuntu wanyigishije ni sogokuruza, ariwe bitaga Gashi. Uraza gusangamo amazina yanjye nafashe y'ikitiriro cy'umukurambere mukuru, banyita Gashi ka Mujunji. Yego Gashi ka Mujunji. Ese abantu bakugana
baba bafite ibibazo byinshi by'uburwayi. yego So hari ukuntu ujya kwa muganga wamenya akakubwira ati njye nibyo nzi ariko sinzi kuvura imvune. Ni urugero ibyo nshaka kuvuga uri kubyumva nk'umuntu Yego, mukuru. ndabumva cyane, Ni ubuhe burwayi noneho wowe uvura? turabivuga mu buryo butatu. Ibintu bijyanye n'ibyo ibitaro bidashoboye cyangwa umuti wa kizungu udashoboye, ibyo byose twebwe tubasha kubivura kuko biba byavuye ku cyitiriro cya kizungu byaje muri kinyarwanda. Icyo dushatse kuvuga ni ukuvuga ngo ibijyanye n'uburozi bw'ubwoko butandukanye. Ubwo harimo amahembe, harimo ibitega, harimo uburyano, harimo ubutamikano, harimo n'ubutambukano. Ubwo bwose turabuvura. Yego. Hanyuma hari utubazo ndi bukubaza wenda nyuma y'ibyo uvura ntagirirwa amatsiko, ahubwo iyo uri gutegura kuvura niki kiba gikomeye ugomba gukora? Iyo ndi ubanza gutegura kuvura, ikintu cya mbere kibanza ni ukubanza kureba ku bikoresho bitewe n'icyo ngiye kuvura icyo ari cyo. Iyo ngiye kuvura amahembe hari ibikoresho bivura amahembe. Iyo ngiye kurutsa uburozi umuntu waburiye hari ibikoresho birutsa uburozi. Iyo ngiye kuvura umuntu ibitambukano hari imiti nkoresha itandukanye n'uwongeye kuvura amahembe. Yego. Hanyuma bakabita abantu mugira amagini, uyangane kuba mvuze gutyo biragoye ko byiza cyane. Urabaza ikibazo cyiza. Undi hari icyo bita nyabinki, hari icyo bita abakurambere, hari icyo bita amagini koko nyirizina. Noneho byose ubu bifite unyinjije ahantu hakomeye cyane ngiye kugusobanurira. Iyo turavuga amahembe, amahembe bundi ni abiri. Hari ihembe ry'abarozi, rikaba ihembe ry'abapfumu, hakaba n'ihembe ry'umuvuzi. Udafite ihembe ry'umuvuzi ntabwo wajya guhangana n'amahembe y'abarozi. Udafite ihembe ry'umuvuzi ntabwo wajya guhangana n'amahembe y'abapfumu. Rero ihembe ryanjye ndarihagurutsa, riragenda rirajya guhangana n'umuntu ubateje amahembe. Riramara kuhagera riragenda rikambwira igisobanuro cy'umuntu bateje amahembe, ubwoko bw'amahembe bamuteje. Hari za nyamunanguzi w'imihana, hari ruhazi rwa nkwaku, hari ni menshi, abari menshi cyane. Noneho muri bino bice bya Uganda hano hakurya muri kureba, muri kwitegereza, muri bino bice by'abakonjo bo bagira ibyo ngibyo bita amagini. Amagini agenda avuga ijini rikazira mu pusi, ijini rikazira mu hene, ijini rikazira mu mbwa, imbwa wagera iruhande ukumvira avuga ati musha arantumye ninze nkwica. Yego. Rikaza gutyo rikakubwira gutyo, icyo gihe utumenya ko ari imbaraga z'amahembe. Rero uhita witabaza, iyo bari kubikoherereza gutyo witabaza ihembe ry'abavuzi. Reba wa muvuzi ufite ihembe yarangiza akarihagurutsa rikajya guhangana nayo magini. Ubwo ngubwo ntago iryo baba baroje umuntu cyangwa bamwereze rishaka kurusha imbaraga iryawe muga. Birashoboka. Iyo bigenze gutyo rikabasha gusumbya iryanjye imbaraga, ni ukuvuga wo murwayi ntabwo namushobora. Ariko iyo mpagurukije ihembe ryanjye rikagenda rigahangana na hariya rikanzanira kisubizo cyiza, ni ukuvuga ngo mpita mbwira umuntu ko ndi bubashe kumufasha, aribwo mbasha no kumuca amafaranga. Ntabwo ndabasha guca umuntu amafaranga ntarabanza kumenya ko ihembe ryanjye rirabikora. Bitandukanye na bano turi kumva harimo n'abafungwa batuburira abantu bakabaka amafaranga mbere yuko babwira uburwayi. Jewe naka amafaranga namajije kugufasha, namajije kugukemurira kibazo. Yego. Hanyuma yatayikoze yatubahirije ibintu ko numva ngo muragira mu bushobozi bwacu, mu mbaraga zacu tuba dufite zikomatanyije n'iz'abakurambere. Niyo mpamvu ngiye ngukorera mbere, uca nkorera ibyanjye icyo twavuganye, dohereza ihembe ryanjye. Kaguhe urugero rize rikunzanire kuri icyo giti icyo giti kiri inyuma yawe. Icyo giti kiri inyuma yawe, subiza inyuma kamera akwereka icyo giti igikakarubamba. Twebwe mu buvuzi bwacu tugikoresha nk'umuntu ufite uburibwe nka antibiotique, umuti ugabanya uburibwe. Iyo bazungu bagikuye hano bakagenda bakagikoramo ibinini, harandi maproduit bashiramo, ariko twebwe twagikoresheje ku mwimerere wacu, turahamya ko ari cyo kiba gifite imbaraga gusumbya wa muti waciye mu ruganda. Ntandukanyiriza umwaku, inyasi
kumva ego ndetse no kurogwa ubukene. Urambajije ibibazo bitatu: ntandukanyiriza umwaku, inyatsi no kurogwa ubukene. Okay. Nukuvuga ngo umwaku ubundi nuko baziririza umwaku ntabwo umwaku ni cyagihe ubyuka nta kibazo ufite ukava mu rugo ukagenda wagera mu nzira ukikubitwaho n'ibintu utari witeze uwo niwo bitumwa ko hari abavuga ko bitaba utabahora urubivuga nutarabibona ariko byabayeho arabizi. Icyo ni igisubizo cya mbere ku mwaka. Igisubizo ikibazo cya kabiri wari uvajije inyatsi irabaho mu buryo butatu. Uraja kubona urabona umuntu arakora afite imbaraga aja mu bintu bitandukanye akabona n'amafaranga ariko kugira ngo yatunge akaba ameze nguko urafata itiyo urayiyoboramo amazi irayatwara ikagenda ariko amazi mu kanya isoko yihagaritse yatiye ukayikomanga nta nirizi wabona nawe ibiganza bye birakira ariko kugira ngo abike bikanga ukabona umuntu afite na business nziza akamara nk'imyaka nk'icumi arakora abantu barabona arakora ariko kugira ngo azatunge abo mugwiza faranga bikananirana icyo gihe baba baramuroze nyatsi. Kandi kantu ku nyatsi nukuvuga ngo umuntu akabyuka afite nk'ibihumbi 500 n'urugero nguhaye agakuramo inote y'ibihumbi 100 si asigaye ibihumbi 400 aragera ni mugoroba nka saa 10 arajya kubara faranga ziwe agasanga arafite nk'ibihumbi 200 ijana niryo wazaho yaryagiye 200 utamubaza ngo yagiye he ngakubwire ngo yagiye he. Iyo nyatsi barayikuroga faranga za urakoramo n'imyuka mibi nayo irashikiramo. Urundi rugero muntu aragera mu kazi akagezemo kose afite ubwenge afite imbaraga zo gukora ko kazi ariko akaba atashobora kumara mu kazi amezi 2. Iyo nyatsi barayikuroga uragera mu kazi kakugirira umumaro ukavamo ibintu bikajya bitakara ubireba. Wari wambaje ikibazo cya gatatu kiravuga kurogwa ubukene birashoboka cyane. Ukabona nk'umuntu wenda afite hegitari y'isambu n'urugero nguhaye hariya hegitari y'isambu ahingamo ibishyimbo akabareza nk'imifuka nk'itanu ariko yahinga imyaka ukayibona iri mu murima araja gusarura arabonamo imifuka umwe cyangwa 2 akibaza uko byagenze bikananirana. Icyo gihe baba baramuroze ubukene. Uwo muntu ntabwo ashobora gutera imbere ibintu biragenda biramubera. Aza kumbabarira iki kibazo ni nkibaza. Yego nshaka ibibazo tubaze. Ariko se ko mutanga ubutunzi mwebwe abasogokuruza cyangwa se ibyo mukoresha ndavuga amagini uze kwihangana ubifate gutyo no buryo bwo kubaza hari ubukire ntarengwa bibategeka kuko umuntu ashaka kwibaza ni gute umuntu azaguha ubutunzi ugatunga miliyari wenda afite miliyoni 50 n'urugero yego nyine hari aho biba limite bakavuga ati wemerewe gukira. Nk'urugero uraza kumbabarira twagiye twumva ngo umuntu ukura amafaranga kwa satani ngo hari kondisiyo bamushinze hari naho bigera ngo bakaba batamwemera kurenza amafaranga aya naye. Namwe niko bimeze cyangwa natwe niko bimeze? Aho bitandukanira ni ku makondisiyo. Franga ukuye kuba kurambere nta kondisiyo nta kondisiyo bagushiraho. Nukuvuga ngo franga abakurambere batanga agira limite. Niba wowe bakurambere tubanje kugusuzumira wishuye franga zo kugusuzumira ngo bamenye banakwandike ko uri mu bantu baragomba guhabwa ubutunzi bagasanga wowe nibaguha miliyoni 100 ziragutesha umutwe ugasara ukaja mu bintu bidakwiriye baratubwira ngo uwo muntu akwiriye miliyoni 50 cyangwa akwiriye miliyoni 10 nizo azabasha kugenzura azikoresha uko bikora. Ndavuga kuri mwebwe noneho mu bijyanye no mwe mu bikora hari limite y'amafaranga mutemeye cyangwa ubutunzi mutemere kurenga. Ubajije kibazo cyiza. Nimba bashobora kumpa ubutunzi butuma ntafasha imibiri amagufwa inyama z'abantu bababaye bari kuribwa wenda bambaye amafaranga miliyoni 100 kandi kuyaza miliyoni 100 nzigenzure nuko ndajya muri business ninjya muri business ntabashije gufasha abantu kandi barambwiye batumurage wawe nugufasha abantu baravuga bati
turaguha miliyoni 20 cyangwa 30. Nicyo gituma tutagira amafaranga ngabe umurengera cyane baduha amafaranga agendanye nibwiriza, baduha amafaranga atuma imirimo yabo